Amahoro y'Imana rero abane namwe shuti bavandimwe mudukurikire. Uyu munsi tugeze kuri episode ya gatatu. Izitambutse mwarazibonye, niba utaranazibona subira inyuma gato kuri iyo channel urebe. Byose nziza cyane. Bayisilamukazi, bantu mutari abayisilamu, ndagira ngo mukurikire iri jambo ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo nashatse kubabwira rero, munsi nagira ngo tuvuge umwihariko w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muravuga ngo hari intumwa Aburahamu, Yesu n'abandi, ariko na Muhammad Imana imamaho n'imigisha afite umwihariko. Kwanza kamaze nyuremo, Muhammad uyu nguyu yavutse akomoka mu bwoko bukomeye cyane bw'Abakuraysh muri Bani Hashim. Yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu. Yavutse ku itariki 12 kwezi kwa gatatu Rabiul Awwal muri 570. Hari kuwa mbere avukira mu mujyi ukomeye cyane wa Maka. Papa we yitwaga Abdullah mwene Abi Talib, mama wake yitwa Amina umukobwa wa Habi. Uyu rero Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaje konswa n'ababyeyi batatu, ariho Amina twavuze na Faibatu ndetse na Halimatu Sadia. Abo no bantu bonkeje intumwa y'Imana Muhammad Imana Muhammad n'imigisha. Rero umwihariko utasanga ku zindi ntumwa zose, umwihariko wa Muhammad utasanga ku zindi ntumwa zose, icyambere yari yihariye niwe wasoreje intumwa n'abahanuzi. Allahu akbar. Wowe undeba mu Kristo, wowe undeba mu Islam, nta yindi ntumwa izongera kuza hano ku isi intumwa y'Imana Muhammad Imana Muhammad n'umugisha yasoreje intumwa zose. Ariko uzabibona abantu biyise intumwa barakubeshya rwose. Nta yindi ntumwa izaba hano ku isi izogaruka hano ku isi. Abantu baziyita intumwa, biyite prophet, biyite biki, nta yindi ntumwa rero izaza hano ku isi. Twebwe nk'Abayisilamu twemera ko intumwa y'Imana Muhammad ari we wasoreje intumwa n'abahanuzi. Uwo ni umwihariko wa mbere. Umwihariko wa kabiri, maqamu mahmuda. Uyu mwihariko ni shifa. Shafa ndavuga kari iki? Nubusabe bukomeye cyane ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala azabwira izindi ntumwa, nk'ubu nka Yesu ntago azafite shifa gusabira abantu. Kubera iki? Intumwa y'Imana Yesu bazayihamagara bati ngwino. Ese wakora ubusabe cyangwa wakora ubuvugizi? Naam, ijambo ryiza cyane. Ubuvugizi kuri aba bantu. Yesu avuga ati nanjye rwose ndumva ntiyizeye kubera ko abantu ku isi bangize nk'Imana yabo. Yesu avuga ati ntago byakunda. Bahamagara Aburahamu nawe ati ntago nabishobora. Bahamagare Musa nawe ntiyabishoborwa uvugizi, ariko bahamagaye intumwa y'Imana Muhammad Imana Muhammad n'imigisha azakoresha shifa, aze akora ubuvugizi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nta yindi ntumwa izakora ubuvugizi ku munsi w'imperuka usibye intumwa y'Imana Muhammad Imana imuha amahoro n'imigisha. Gahunda umwihariko rero wa kabiri. Umwihariko wa gatatu, ubutumwa bwa Muhammad Imana imuha amahoro n'imigisha. Ubu butumwa yatumwe ku batuye isi yose. Ariko wanyumva wa mukristo, wanyumva wa muntu utari umuyisilamu, abayisilamu bo barabyumva. Intumwa y'Imana yatumwe ku batuye isi yose, mu gihe izindi ntumwa zo zatumwaga ku miryango zikomokamo. Ndaguha urugero, Yesu yatumye ku miryango 12 ya Isiraheli. Rero intumwa y'Imana Muhammad Imana Muhammad n'umugisha, umwihariko wiwe wundi, ubutumwa bwe bwari ku bantu bose, nta numwe. Nawe undeba uvuga ko utemera Muhammad, nawe yagutumweho. Undi mwihariko wa kane, yakoze urugendo rwavaga Maka aja Baitul Muqaddas, aho yahavuye aja mu ijuru. Wowe unyumva ntago wahita bisobanukirwa, ariko ndakurarikira kuzakurikira indi episode kurikiye ngiyi wumva urwo rugendo aho ruzaba ruri. Rero twabifurizaga ko mukurikira intumwa y'Imana Muhammad Imana imuha n'imigisha. Ntabwo yatumwe ku Bayisilamu gusa, ahubwo yatumwe ku bantu batuye isi yose. Ndabakunda rero, mukomeze mukore share, subscribe, dukomeze twubane kuri uyu murongo wacu. Amahoro y'Imana abane nawe. I wish you to be Muslim. فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي.
Bismillahirrahmanirrahim. Umudawati ryahamye iyamuremye Isa.